Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabashe kugera ku iyo ntego. Soma Bibiliya. Umunsi wa 28. Uyu munsi turasoma igitabo cy'Abalewi igice cya 17 tugere ku gice cya 20 cy'iki gitabo. Abalewi igice cya 17 umutwe w'amagambo aravuga ngo Uwiteka abuza Abisirayeli kugira ahandi babagira amatungo atari imbere y'ihema ry'ibonaniro. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be n'Abisirayeli bose uti iki ni cyo Uwiteka ategetse, ati umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli uzabagira inka cyangwa umwana w'intama cyangwa ihene mu ngando cyangwa uzakibagira inyuma yazo, ntakijyane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo agitambire Uwiteka imbere y'ubuturo bwe. Uwo muntu azabazwa ayo maraso azaba avushije, amaraso akorwe mu bwoko bwe. Ibyo bitegekewe kugira ngo ibitambo Abisirayeli bajya batambira mu gasozi, noneho babijyanire Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, babishyire umutambyi, babitambire Uwiteka ibitambo by'uko bari amahoro. Uwo mutambyi amisha amaraso yabyo ku gicaniro cyo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, yose urugimbu rwabyo rubuma bw'umuriro Uwiteka neza. Ntibakongera ukundi gutambira ibitambo byabo amapfizi y'ihene, ayo basambanisha gusenga. Iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byabo byose, amategeko y'uko bagenza amaraso yose. Kandi ubabwira uti umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa mu banyamahanga babasuhukiyemo utamba igitambo cyo koswa cyangwa igitambo kindi, ntakijyane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo agitambire Uwiteka. Uwo muntu azakurwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa mu banyamahanga basuhukiyemo urya amaraso y'uburyo bwose, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu uriya amaraso, njye kuri uwo muntu uriya amaraso mukure mu bwoko bwe. Kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngaba impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Nicyo cyatumye mbwira Abisirayeli nti ntihakagire umuntu muri mwe urya amaraso, kandi ntihakagire umunyamahanga basuhukiyemo uyarya. Kandi umuntu wese mu Bisirayeli cyangwa mu banyamahanga basuhukiyemo ufatira mu mihango inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni, mwemererwa kurya, akivushiriza amaraso hasi, ayatwikiriza umukungugu, kuko ubugingo bw'inyama zose ari ubu, amaraso yazo aramwe n'ubugingo bwazo. Nicyo cyatumye mbwira Abisirayeli nti ntimukarye amaraso y'inyama z'uburyo bwose, kuko ubugingo bw'inyama zose ari amaraso yazo. Uyarya wese azakurweho. Kandi umuntu wese urya intumbi cyangwa ikirira, naho yaba akavukire cyangwa umunyamahanga, amese imyenda ye yiyuhagire, abahumanye ageze nimugoroba ntihazabona guhumanurwa. Ariko natayimesa ntiyiyuhagire, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Uwiteka abategeka kutagira ingeso nk'iz'Abanyakanani. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora, abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Kanani bajya bakora aho mbajyana, kandi ntimuzakurikiza amategeko yabo. Amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ari byo mugenderamo. Ndi Uwiteka Imana yanyu, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye. Ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo, ndi Uwiteka. Aho umugabo azirana kuryamana nabo, ntakagire uwo muri mwe wiyegereza mwene wabo wa bugufi ngo amwambike ubusa, ndi Uwiteka. Ubwambure bwa so nibwo bwambure bwa nyoko,
ntukamwambike ubusa. Uwo ni nyoko, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa mukaso, kuko ari ubwambure bwa so. Ntukambike ubusa mushiki wawe musangiye so cyangwa nyoko, naho yavutse iwanyu cyangwa ahandi, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umukobwa w'umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, ntukabambike ubusa, kuko ubwambure bwabo ari ubwawe. Ntukambike ubusa umukobwa wa mukaso wabyawe na so, uwo ni mushiki wawe, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa nyogosenge, ni mwene wabo wa so wa bugufi. Ntukambike ubusa nyoko wanyu, kuko ari mwene wabo wa nyoko wa bugufi. Ntukambike ubusa so wanyu, ntukiyegereze umugore we, kuko ari nyoko wanyu. Ntukambike ubusa umukazana wawe, we ni umugore w'umuhungu wawe, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umugore wanyu, ubwambure bwe ni ubwa mwene so. Ntukambike ubusa umugore n'umukobwa we. Ntukende umukobwa w'umuhungu we cyangwa w'umukobwa we umwambike ubusa. Abo ni bene wabo b'umugore wawe ba bugufi. Icyo ni icyaha gikomeye. Ntugaharike umugore mwene se ngo abe mukeba we, ngo mwambikane ubusa na wa wundi akiriho. Ntukiyegereze umugore ngo umwambike ubusa agihumanijwe n'umuhango w'abakobwa. Ntugasambane na muka mugenzi wawe ngo umwiyandurishe. Ntugatange uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire Moleki, kandi ntugasuzugure izina ry'Imana yawe, ndi Uwiteka. Ntugatinga abagabo, ni ikizira. Ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo uyicyundurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ukaryamane naryo. Ibyo ni ukuvanga ibidahuye. Abaca kuri ayo mategeko ko baba bahumanije igihugu cyabo. Ntimukagirire icyo muri ibyo byose mwiyandurisha, kuko ibyo byose byandujwe amahanga nzirukana akabahunga, igihugu cyayo kikaba cyanduye. Nicyo gituma ngihora gukiranirwa kwacyo kikaruka abagituyemo. Nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba akavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo, kuko ibyo bizira byose bene icyo gihugu bakoze batuyemo mbere yanyu, icyo gihugu kikaba cyanduye. Ntimuzabikore kugira ngo icyo gihugu kitabaruka, namwe nimucyanduza nk'uko cyarutse ishyanga ryatuyemo mbere yanyu. Umuntu wese uzakora icyo muri ibyo bizira, ubugingo bw'ababikora buzakorwa mu bwoko bwose. Nicyo gituma mukwiriye kwitondera ibyo mbihanangirije, kugira ngo mutagira iyo muri iyo mihango izira mukora yakorwaga n'abababanjirije mukayiyandurisha, ndi Uwiteka Imana yanyu. Amategeko y'uburyo bwinshi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se, kandi mujye muziriza amasabato yanjye, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimugahindukirire ibigirwamana by'ubusa, ntimukicurire imana z'ibishushanyo ziyagijwe, ndi Uwiteka Imana yanyu. Uko mutambiye Uwiteka igitambo cy'uko muri amahoro, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Ku munsi mugitambye no kuwurakarira be ariyo mukiryaho. Nihagira ikirara kikageza ku wa gatatu, kijye cyoswa. Nikiribwa ku wa gatatu kizaba ikizira, ntikizemerwa. Ahubwo ukiriyeho wese azagibwaho no gukiranirwa kwe, kuko ashujuguje icyera cy'Uwiteka. Uwo muntu azakurwe mu bwoko bwe. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarure inkokora z'imirima yanyu zose. Ntimuzatoragura ibisigaye guhumbwa. Ntuzahumba uruzabibu rwawe. Ntuzatoragura imbuto ziruhungukiyemo, ubisigire umukene n'umusuhuke w'umunyamahanga, ndi Uwiteka Imana yanyu.
ntimukibe, ntimukariganye, ntimukabeshyane, ntimukurahire ibinyoma izina ryanjye bigatuma musuzuguza izina ry'Uwiteka Imana yanyu, Uwiteka. Ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage ibihembo by'umukozi ubikoreye, ntukabikurikirane, ntukabirarane, ntukavume igipfamatwi, ntugashyire impumyi imbere ikiyitega, ahubwo ujye utinya Imana yawe Uwiteka. Ntimukagoreke imanza, ntimugace urwa kibera mwohejwe no gukunda umukene cyangwa no kubaha ukomeye, ahubwo ujye ucira mugenzi wawe urubanza rutabera. Ntukazererezwe mu bwoko bwawe no guterenganya, ntukitangireho umugabo kwicisha mugenzi wawe Uwiteka. Ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanire icyaha ku bwe. Ntugahure, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, Uwiteka. Mujye mwitondera amategeko yanjye, ntukabangurire amatungo yawe ayo bidahuje ubwoko. Ntuzabe mu murima wawe imbuto z'amaharakubiri, ntukambare umwambaro waboheshejwe ubudodo bw'amaharakubiri. Umuntu nasambanya umuja w'imbata utacunguwe, utahawe umudendezo, yarasabwe n'undi mugabo, bazahanwa ibihano bitabishe, kuko yari atari uw'umudendezo. Uwo mugabo azanira Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro igitambo cyo kumukuraho urubanza, azane isekurume y'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza. Umutambyi amuhongerera imbere y'Uwiteka iyo sekurume y'intama y'igitambo gikuraho urubanza w'impongano y'icyaha yakoze, nawe azababarirwa icyo cyaha yakoze. Kandi nimugera muri cya gihugu mukamara gutera ibiti by'amoko yose byera imbuto ziribwa, muzabanze guhanya imbuto zabyo no kudakebwa k'umuntu, bizamara imyaka 3 bibamereye nk'ibitakebwe. Muri iyo myaka imbuto zabyo ntizizaribwe, ariko mu mwaka wa 4 imbuto zabyo zose zizaba zejejwe gushimisha Uwiteka. Mu mwaka wa 5 abarimo mutangira kurya ku mbuto zabyo, kugira ngo bijye bibabera umwero wabyo, Uwiteka Imana yanyu. Ntimukagirire icyo muryana n'amaraso yacyo, ntimukagire ibyo muragurisha naho byaba ibicu. Inkokora z'imisatsi yanyu ntimukazogoshere kugira ngo izenguke, ntimukonone inkokora z'ubwanwa bwanyu. Ntimukwiraburishe kwikeba ku mubiri, kandi ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo Uwiteka. Ntukononeshe umukobwa wawe kumuhindura maraya, kugira ngo igihugu kidakurikiza ubusambanyi kikuzuza ibyaha bikomeye. Mujye muziririza amasabato yanjye, mujye mwubahira hanjye Uwiteka. Ntimugahindukirire abashyitsi cyangwa abapfumu, ntimukabashukishe, ntimukabaraguze umubiyandurishe Uwiteka Imana yanyu. Ujye uhagurukira umeze imvi, wubaha umusaza, utinye Imana yawe Uwiteka. Umunyamahanga nasuhukira muri mwe mu gihugu cyanyu, ntimuzamugirire nabi. Umunyamahanga basuhukiyemo ababere nka kavukire. Umukunde nk'uko wikunda, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yanyu. Ntimukagoreke imanza cyangwa gupima kw'igipimirwaho indatira, cyangwa ukw'ibyuma muzipimisha, cyangwa kugera kw'ibyibo. Mujye mugira ibipimirwaho indatira bitunganye, n'ibyuma muzipimisha bitunganye, n'ibyibo bya efa bitunganye, n'ingero za hini zitunganye, Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire Uwiteka. Ibihano bikwiriye abaca ku mategeko. Uwiteka abwira Mose ati,
ongera ubwire abisiraheli uti nihagira umuntu wo mu bisiraheli cyangwa umunyamahanga wasuhukiyemo uha Moleki uwo mu rubyaro rwe ntakabure kwicwa, abo mu gihugu bamwicisha amabuye, nanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu, mukure mu bwoko bwe muhoye guha Moleki wo mu rubyaro rwe, akanduza ahera hanjye, agasuzuguza izina ryanjye ryera. Abo mu gihugu nibirengagiza uwo muntu uha Moleki wo mu rubyaro rwe ntibamwice, ubwanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu no ku muryango we, mukurane mu bwoko bwabo n'abamukurikiza gusambana basambanisha gusenga Moleki. Kandi umuntu uhindukirira abashitsi n'abapfumu ngasambanishe kubashikisha no kubaraguza, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu, mukure ubwoko bwe, nuko mwiyeze mubabera, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Kandi mujye mwitondera amategeko yanjye muyumvire, ndi Uwiteka Imana, ndi Uwiteka ubeza. Umuntu wese uvuma se cyangwa nyina ntakabure kwicwa, kuko uvumye se cyangwa nyina urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu nasambana n'umugore wundi, usambanye na muka mugenzi we, umusambanyi n'umusambanyikazi ntibakabure kwicwa. Usambana na mukase aba yambitse se ubusa, bombi ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu nasambana n'umukazana we, bombi ntibakabure kwicwa, bazaba bavanze bidahuye, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umugabo natinga undi, bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu narongora umukobwa na nyina, kizaba icyaha gikomeye, azatwikanwe nabo, kugira ngo icyaha gikomeye kitaba muri mwe. Umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa, iryo tungo naryo muzaryice. Kandi umugore cyangwa umukobwa niyegera itungo ryose akaryamana naryo, uzamwicane naryo, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahana. Umuntu niyenda mushiki we basangiye se cyangwa nyina, bakarebana ubwambure, kizaba igihemu giteye isoni, bazakurirweho mu maso yabo mu bwoko bwabo, kuko yambitse ubusa mushiki we, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Umuntu naryamana n'umugore uri mu muhango w'abakobwa akamwambika ubusa, azaba yambutse ubusa isoko ye, nawe azaba yiyambitse ubusa isoko y'amaraso ye, bombi bazakurwa mu bwoko bwabo. Kandi ntukambike ubusa nyoko wanyu cyangwa nyogosenge, ukoze atyo azaba yambitse ubusa bene wabo ba bugufi, bazagibwaho no gukiranirwa kwabo. Umuntu naryamana na mukase wabo, azaba yambitse ubusa se wabo, bazagibwaho n'icyaha cyabo, bazapfa ari incike. Umuntu niyenda muka mwene se, kizaba ari ukwiyanduza, azaba yambitse ubusa mwene se, bazaba incike. Abisiraheli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kubabera. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose mubyumvire, kugira ngo igihugu mbajyana guturamo kitazabaruka. Ntimuzakurikiza imihango n'ishyanga nzirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoraga bigatuma mbanga urunuka. Ariko nabwiye mwe nti, nimwe muzahabwa igihugu cyabo gakondo, nzakibaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Ndi Uwiteka Imana yanyu, yabatandukanije n'andi mahanga. Nicyo gituma mukwiriye gutandukanya itungo n'inyamaswa bidahumanya n'ibihumanya, n'ibisiga n'inyoni bihumanya n'ibidahumanya. Ntimukiyandavurishe itungo cyangwa inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni cyangwa ikintu cyose gikururuka hasi. Nabigishije kwitandukaniriza nabyo, kuko bihumanya
kandi mumberabera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba abanjye. Umushyitsi cyangwa umushyitsikazi n'umupfumu cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, babicisha amabuye. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Murakoze, mwarimo kuri iki kiganiro Soma Bibiliya. Tuzongere duhure ku munsi w'ejo. Soma Bibiliya, Soma Bibiliya, Soma Bibiliya. Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabashe kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigiye zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo biyigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Ikiganiro kizajya gitambuka buri munsi mu gitondo ku isaha ya 11:15. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya.